ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 9 duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku wa 4. Yego. Iyi nkuru yumvikana neza iyo abantu bayisomye yose ikarangira, ariko turagerageza kugenda tugaruka ku mirongo imwe tuganira. Bibiliya iravuga ngo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 9 duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku wa 4. Bibiliya iravuga ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi, abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, ugiye kugira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Mwakira ijambo ry'Imana. Amena, amena. Nkunda kuririmba. Muranyihanganira iminota ndayizi uko mfite kandi ndagerageza kuyikoresha. Yego. Igitero kimwe Okoka asubire mu gitero cy'indirimbo y'Ikirundi yaririmbye kivuga ngo Satani ahora ashaka, banza ari igitero cya 3 cyangwa sinibuka neza, ariko ngo ntakora gusimbura karimbi Yesu yashinze. Reka ntangire 28 igitero cya 3. Kwa Yesu dufite ubutwari, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza n'amazi y'ubugingo. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza n'amazi y'ubugingo. Karibu Okoka. Yego, ni igitero cya 2. Satani wa mubi amazani impagarara, waturasa imyambi myinshi yakumuriro, ariko ntashobora gushingura karimbi ku musaraba Yesu yashinze. Nijiye cyane Yesu yanteguriye, poramwa amazi meza y'isoko idakama, manone yongi imisi yose wa mutima w'Imana, negerere ahera cyane. Amena. Haleluya. Amena. Yesu aguha umugisha mwinshi. Ndashaka kuganira aya magambo dusomye. Maze iminsi ndimo gusoma iki gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Yego. Hanyuma naringize muri iki gice cya 9. Umugaragu w'Imana amaze kunsaba ko tuganira, nashatse kumva icyo Imana ivugana nanjye, kuko aho niho naringeze. Numva hajemo ibintu byinshi. Nibaza, nagerageje gutekereza ingingo ndi buganireho
ziguma kumbana nyinshi ariko nza ko tuvuga hejuru y'imbaraga zihindura ibidashoboka. Yego. Imbaraga z'Imana zikorera muri twe ibintu biri karemano. Uyu murongo dusomye uravuga hejuru y'umuntu wari ufite ubumuga bwo kutabona kandi yavukanye. Yego. Muri Bibiliya haba indwara nyinshi Yesu yakijije. Sinzi birashoboka ko hari indi muzo yakijije ishobora kuba umuntu yarayivukanye. Dukunda kubona bamaze igihe kinini imyaka 38 ariko utomoye uyu niwe murwayi wenyine Bibiliya ivuga ko Yesu yamukijije yaravutse afite ikibazo cyo kutabona. Yego. Yego. Ubumuga bwo kutabona mu buryo bw'umubiri ubwabwo tutabishizwe mu mwuka. Yego. Buri mu bumuga bukomeye cyane kubera ingaruka nyinshi bugira ku muntu mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'amarangamutima. Kuko bitera umuntu kutigenga. Yego. Ubwayi butuma ubuzima bw'ubufite reka kubwita ubwayi yenda n'ubumuga butuma ubufite atigenga. Ubuzima bwose bwabo bwo kurya, bwabo bwo kugenda, bwabo bwo kwambara, bwabo bwo ashingira ku bandi, adepanda ku bandi. Nta autonomy. Bego aba muri no bihugu byo hanze baravuga ngo nta autonomy agira. Yego. Ure abafite kuko ibintu byose abitega ku bandi. Yego nukuri. Ndagerageza kubivuga mu buryo bw'umubiri ariko mu birebe no mu buryo bw'umwuka. Ubumuga bwo kutabona agira ikibazo cyo kutigenza. Ntashobora kuba ari ngo ajye habe nubwo yoba ari mu nzu. Uretse ko muri iki gihe hashyizweho uburyo bugenda bubafasha ariko nabwo hari aho bugarukira, hari aho bugera. Yego nukuri. Kuvuga ngo utekereze utabasha kwikorera ibintu by'ibanze byose byo mu buzima. Umuntu ufite ikibazo cyo kutabona ni umuntu ufite umuhangayiko icyo twita guhagarika umutima, susi, anxiety sinzi ko ndibuvuge, ndetse bishobora no gutuma agira depression. Ndimo ndabura uburyo mbivuga ariko umuntu ushobora kujya mu kwiheba, mu gahinda, umubabaro mwinshi rimwe na rimwe uterwa n'ibyo abandi bishimira buri munsi kandi by'ibanze. Uyu muntu ni umuntu utarigeza abona ishusho ye. Ngo abone ishusho y'umubyeyi wamubyaye. Ni umuntu utazi ubwiza bw'umucyo n'ubwiza bw'iby'Imana yaremye. Yego. Yego nukuri. No mu mwuka umuntu ufite icyo kibazo nubwo yaba akuze ntagira ubwisenge, ntagira ubwisanzure kuko ubuzima bwe bwose bwo kubaho bufitwe n'abandi babugenga babufite. Yego. Yego rwose. Umuntu ufite iki kibazo ashobora no kugira ibibazo bishingiye ku bukungu kuko umusaruro we uba ari kenshi ari muke kuko n'uburyo isi iteye ntabwo ahantu hose hariho ibimufasha kwiyubaka mu buryo bw'ubukungu kimwe n'umuntu ufite ubasha kubona. Yego. Yego rwose. Iki kibazo cyatumye ntekereza ibintu byinshi.
iyo ukirebye uburyo giteye abigishwa bibiliya yavuze mwibuke reka tambuka kuko bibiliya avuga ngo akigenda Yesu yari asoje cya giterane cy'iminsi mikuru y'ingando yari i Yerusalemu kuko igiterane cyararangiye ajya mu isinagogi hanyuma avugana n'abayuda ndetse aguma kugenda impaka nyinshi n'abayuda ubisomye mu gice cya 8 gisozwa n'amagambo y'uko yahoze aje impaka nabo bamubwira ngo ababwira ngo ntibumva ntibabona ibyo avuga arababwira ati kuba mutanzi ko nkomoka kuri data muri abaretwa kabisa barambwira ati nta buretwa dufite ahubwo tumenye yuko ufite dayimoni kubera ko wewe utazi ko wowe utubwira ko utabahanuzi mu mpaka nyinshi rero Yesu arasohokaho akigenda Bibiliya yavuze ngo abona umuntu abigishwa babona umuntu wavutse afite ubumuga bwo kutabona yego hanyuma bamubaza ikibazo kigaragaza imiterere n'imyumvire yabo yego kwabo n'ibiri mu mitima yabo bishobora kuba inkomoko mu burere bwabo aho bakuriye n'ukuntu bafata ibintu haleluya 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 aravuga ngo mbese uyu muntu ko yavutse amugaye byaturutse ku byaha bye byaturutse cyangwa byavuye ku byaha by'ababyeyi be Yesu ngo aje kubisubiza agaragaza ubudasa itandukaniro ry'imitekerereze y'abantu n'imitekerereze y'ab'ijuru Imana ishimwe haleluya 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 burya hari imitekerereze y'abantu uburyo ibona ibintu yego imitekerereze y'ijuru uburyo n'abari mu bwami bw'Imana babona ibintu yego rwose mu mikurire y'abayuda no mu miterere yabo bari bafite amategeko menshi ariko hariho n'itegeko mu gihe cyabo ryavugaga ngo umuntu akwiye guhabwa igihano gikwiriye n'ibyo yakoze niba umuntu yishe agomba kwicwa niba umuntu yavunye umuntu ukuboko agomba kuvuga niba umuntu yamenye undi ijisho agomba kumena ijisho ni ukuvuga ngo umuntu abona ibitego bijyanye n'ibyo yakoze Imana idufashe amen amen ntabwo byari mu mategeko y'abantu gusa kuko no mu ijambo ry'Imana turaza kubibona ko buri muntu wese abasha gusarura ibyo yabibye Imana ishimwe Imana ihimbaza byatumye ababigishwa bitewe n'aho bakuriye mu mitwe yabo bari bafite ngo iyo umuntu afite ikibazo biba biterwa n'ibyaha yakoze yego niba umuntu ari mu mubabaro n'ingaruka z'ibyaha yagize cyangwa ababyeyi be bagize haleluya 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 mu bintu byanashimishije ni ukubona Yesu atanga itandukaniro rihabanye kure cyane yego arababwira ngo ufite ibitekerezo bikirirana imanza imyumvire yanyu ntabwo izi yuko mwumva iki kintu ngiye kubabwira ntabwo izi yuko mu by'ukuri ingaruka z'icyaha zose zitera umubabaro ariko imibabaro yacu yose ntabwo ari ingaruka z'ibyaha yego haleluya amen amen niba koko imibabaro yose abantu bagira atari ingaruka z'ibyaha dufite impamvu yo kwishima mu mibabaro niba ibyo tubabazwa bidaturuka ku byaha
yego yego rwose yego ni ukuri. hanyuma Mm, yesu atanga ikinyuranyo gihabanye cyane mm, abwira abigishwa arababwira ngo mwabigishwa mm, oya ntabwo ariko bimeze mm. uyu nta cyaha yakoze Hallelujah, hallelujah. kandi n'ababyeyi be Mm, nta cyaha bakoze Imana ishimwe. ahubwo ibi byabereyeho kugira ngo Mm, bitange amahirwe mm, kugira ngo mhm, imana mm, imo y'imana mm. yerekanirwe muri uyu muntu Amena, amena. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. byatumye mpita nibuka vuba Lazaro nubwo ntarahagera Mm, ntabwo Mm. ndahagera ariko nzahasoma yeah. Lazaro amaze kurwara Mm, ko yari inshuti ya Yesu Yego. bashikirwa abantu barababwira ngo mugende mubwire mm, Yesu ngo Mm. tumukunda mm. Imana ishimwe. Mm, Yesu arababwira ati nababonye mm, mwebwe iyo umuntu arwaye mwebwe iyo umuntu agize ikibazo mwebwe iyo umuntu apfushije mwebwe iyo umuntu nta kindi mubona urupfu mwebwe iyo umuntu arwaye urupfu mm. ariko mugende mubwire Lazaro n'abashiki be mubabwire ngo iyo ndwara arwaye si iyo kumwica Hallelujah, hallelujah. Imana ihabwa icyubahiro ikuye Yego. muri we Mm, icyo nshaka kuvuga aha ngaha mm, ni uburyo ubudasa bw'ibitekerezo bya Yesu mm, byatumaga mm. bihindura abantu Yego. sinzi niba ibyo ndimo kuvuga birimo byumvikana Birumvikana ni ukuri. Imana ishimwe Amena, amen. natangajwe nuko nasubiye inyuma nsanga Mm, Nikodemu aje mu ijoro mm, yaje avuga ngo Yesu wavuye mu ijoro ntawe ubasha gukora ibintu nk'ibi Yesu aramubwira ngo nkurebeye mu ndorerwamo z'ijuru mm. ntabwo ugomba guhekera mu gutangarira ibitangaza nakoze Yego, yego, ahubwo yego. ukeneye gutera intambwe itumuhinduka Imana ishimwe. Imana ishimwe Imana ihimbaza. akane ahura n'umugore w'umusamariyakazi Mm. umwima amazi Hallelujah, hallelujah. ndaguha kubera ko uri uyuda nkaba umusamariya Yesu wamwitegereze aramubwira ngo Hallelujah. ikibazo cyo kwimana ibitamara inyota Yego. yewe umenye ko ndi impano y'Imana wasaba nkaguha amazi y'ubugingo kugira ngo utazongera kugira inyota ukundi Amena, hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Asante. iryo jambo rihindura uwo mugore yamavuga ngo ni ukuri menye Hallelujah. umuhanuzi Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. kandi ngo ahita atika ibindi yari afite ngo ariruka Sandi, iyi nkuru sandi. nayitsinzeho kubera ko ngo yageze mu mujyi mwibuke amateka y'uyu mugore sinyagarukaho Ni ukuri. ariko natangajwe n'uburyo amagambo Yesu yamubwiye yamuhinduye hanyuma agaruke mu mujyi abatari Yego. kumwumva bamutega amatwi Imana abatajyaga ishimwe. bamwemera baramwemera Ni ukuri. arababwira ngo nimuze urebe Hallelujah, ye n'umuntu hallelujah. muze murebe ko ahari ashobora kuba ari Mesiya Imana ishimwe, ndavuga Imana ngo ishimwe. umudugudu wose urahaguruka umugenda inyuma uwo munsi basaba Yesu ko ahasubira gatatu nuko yari ahinduwe n'imbaraga yari ahuye nazo zihindura Amena, amena. reka ndeke kuvuga byinshi kuri aba bantu kuko byandinza kandi ndabizi ko tuba dufite umwanya mutoya ariko ngaruke ku kivuga ngo ibitekerezo umuntu yakiriye muri we akabigaburira iyo bikuze bigena imikorere y'umuntu Yego, yego. iyo umuntu ahantu umuntu n'ibyo yumva n'ibintu abamo byubaka imitekerereze n'imikorere y'umuntu kandi iyo umuntu adafite amahirwe ngo ubugingo bwe bumurikirwe n'umwuka wera ashobora kwitesha cyane
yego haleluya cyane yego ahangaha niba gutekereza kuri iki kintu nibutse wa mwana w'ikirara ubu gutya mu rugo ngo yamabwira ababyeyi ngo arumva ngo ashaka kugenda yego nukuri mwana baramubwira ngo urashaka kujya arababwira ngo ndaba mu rugo ndashaka kugenda biriya ibyo mvuga ndashobora kuba ndimo guparafraza ariko niho bazamubwira ngo aho ugiye kujya urahazi igihugu ugiye kujyamo uvuye mu rugo urakizi arababwira ngo amarangamutima ndimo arimo arambwira ko ugeneye kujya hanze kwinezeza kwishimisha ariko ngo amaze kugerayo biramushirana asanga ibyo yibwiye n'ibyo yatekereje atari ukuri yego rwose Pawulo yandikiye Abefeso mu gice cya 4 umurongo wa 16 reka mbabwire iki kintu ntimuzongere kwemera ko mugenda mukurikije ibitagira umumaro byo mu mitima yanyu kuko ngo ivyo bitagira umumaro byo mu mitima yego y'abapagani kuko ngo kwiyumvira kwabyo kuri mu mwijima kandi ngo iyo birangiye bitera umutima kwinangira kuko ngo bituma umuntu abicigenge biriya ivuga ngo bamwe bakiha ubusambanyi nk'ibiti yewe ngo amara aravuga ngo ariko mwebwe ntabwo ari uko mwakiriye Kristo ngo niba mwaramenye uboneka muri we ngo twe duhinduka yego duhindura uko twari tumeze ngo kamere yacu iheneberezwa no kwifuza gushukana kandi tugahinduka tukagira imitima mishya manishimwe ifite gutekereza kwa Kristo amena haleluya bene data ndagira ngo mbabwire ko ibyo abantu bibwira byose atari ukuri ukuri nk'uko bariya bigishwa bahoze bavugana na Yesu bamubwira kuko bahoze bashyize amarangamutima yabo Yesu arababwira ibyo muvuga byose ntabwo ibyo umuntu atekereza byose ari ukuri yego aho dufata ibintu tukabiyungurura kubera ko imibabaro y'umuntu ntabwo iterwa n'ibyaha bye yego ndabitinzemo aha nashakaga kuvuga ngo mbibutse ko abantu bafite bene uko gutekereza bari bahari no mu gihe cya Yobu baramusanze ngo baramubwira ngo ariko yo nta muntu ubasha kubaho gutya ngo apfushe ibintu apfushe abantu kandi mwibuke ko bimwe bitanyazwe n'abantu hari ibyahoze bitwikwa n'umuriro umanutse uvuye mu ijuru yego hari ibyahoze bisenywa n'umuyaga uvuye mu mpande zine z'isi ntabwo byose byaturutse ku bakarudayo no ku basiriya hari ibyahoze bimanuka gusa gutya bikubise inshuti ze magara ngo ziragenda ziramwegera zikaza zimubwira ngo ariko Yobu wowe ntabwo ubona ko aha hantu ibi bintu bidashobora gupfa kwikora bidaturutse ku mafuti n'ibyaha byawe yego Imana ishimwe ko Yobu yahiwe neza ko atari umukiranutsi ariko kandi atari umunyabyaha atishinja ibyaha kandi ari umukiranutsi ariko ahamiriza abantu ababwira ati mureke Imana ingenzi uko ibishaka gusa njyewe nuko ufite ibyiringiro kuko Imana irimo kubikora kugeza ubu sindisuzuma mu ikintu cyaturutse presiyo z'abantu nizo zatumye ageraho atakobwa amba atari kuvuga ariko muri kuri iyo usomye igitabo cya Yobu umuntu uvuga uti ntabwo nzi icyo Imana irimo kunziza ariko nzabisobanukirwa kandi n'umubiri wanjye mubona umeze gutya ariko mfite ibyiringiro yuko nzazuka kuko manishimwe manimba amena haleluya nanejejwe nuko Yesu muri dimansiyo ubirebeye mu ndorerwamo za Yesu niho ubasha gusobanukirwa ko Yosefu yazize inzozi yari afite
bidaturutse ku mirimo mibi. Ntabwo yahemukiye bene no kugirwa umutware, ntiyabisabye, ntiyabyigiye, ntiyabiharaniye, byavuye mu mugambi w'Imana, ariko babyakira nabi, ariko ntibabikurizamo umugambi. Ni ukuvuga ngo kugurishwa nabi kwa Potifari kujyanwa mu bigohe, mu barebera mu maso y'abantu bari kuvuga bati awa reka bibona, ariko muri ibi byose nuko imibabaro ituruka mu gushaka kw'Imana yubakira urwego rumujyana muri destiny ye. Sinzi uko ndi buvuge mu Rwanda. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ifite muri iki gihe irimo iratwubakira urwego rutujyana mu mwuzuro w'ubwiza Imana yaduteguriye. Imana ishimwe, Imana ihimbaza. Hari icyo nabonye cyatumye nibaza ngo ariko iyi mibabaro iterwa ndabizwa ntabwo iyi mibabaro yose abantu bakunze guhura nayo ikomoka ahantu hagera nko kuri 4 cyangwa 5. Ndahavuga ni nguta se simpagarara. Akenshi ikomoka ku cyaha cya Adamu na Eva. Yego. Isi igira ingaruka z'ibyaha kugeza n'umuntu utakoze icyaha abasha kugira ingaruka z'icyaha zikamugeraho. Iyo abana bahaye bapfa b'incuke, ababyeyi bonsa batwite, uko bihari iwacu muri Kongo, niko bihari biba mu burasirazuba bwo hagati, niko byabaye no mu bihugu bindi bitandukanye tutabasha kuvuga, n'abatishwe n'amazi, abatishwe n'amazi bicwa n'amabandi, bicwa n'umuriro, bicwa n'imyuzure. Ni ukuvuga ngo isi yagize ibibazo bituruka ku ngaruka z'icyaha cya Adamu. Ibyo rero bishobora gutuma abantu bababara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego. Icya kabiri, kuba mu isi iri korompe, isi yarangiritse, isi yangiritse. Yesaya yavuze ngo isi irasinze, yaradandabiranye, kandi irashaka kugwa, kandi kugwa kwayo ni kunini. Ofete akuntu wagenda mu muhanda w'icyondo ngo ibyondo bireke kugushabukiraho. Ntibyakunda. Rero akenshi ndaza kubigarukaho, dukunze kunanirwa mu mitima kubera ko muze kundebera isaha. Uracyafite umwanya Pastor, komeza. Uracyafite iminota kuri the event. Hallelujah, amen. Kubera ko akenshi tunanizwa nuko dushaka kubaho nk'abari mu burinzi butuma tutabasha, kandi ubwo burinzi Imana niyo yabuduhaye. Yego. Imana yaduhaye uburinzi bukumira ingaruka z'ibibi byose byo mu isi. Ntabwo nzi. Wibuke ko murimo muranyumva? Ko turakumva cyane. Yego. Wibuke n'abasaduraka n'abameshaki. Imana ntiyabarinze, yari ibarinze bikomeye, ariko ntiyabarinze kutaja mu muriro. Yego. Ahubwo yabarindiye no mu muriro. Danieli, Imana ntiyamurinze kutaja mu rwobo, ahubwo yamurindiye mu rwobo rw'intare. Amen. Abanyisiraheli, Imana ntiyabarinze kunyura mu butayu, ahubwo yabanyujije mu butayu, yerekana mu buryo bw'igitangaza. Amen. Bambutsa inyanja zitukura, banywa amazi avuye mu rutare, barya imitima ivuye mu ijuru. Yego. Babona Imana mu buryo bwo gukorwaho. Ibibazo dufite bituruka ku bubasha Imana yahaye Satani kugeza n'ubu kandi agifite. Iyo usomye mu Bikorinto, reka ndebe ko nahasoma vuba nihuse. Abikorinto ba mbere igice cya 4, niba ntibeshye, Abikorinto ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 4, haravuga ngo
reka mbere kuwa gatatu. Ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe abarimbuka aribo batizera, abo Imana y'iki gihe yahumye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatandukira. Hari ububasha Satani yahawe agikoresha, nacyo bituma yitwa ngo ni Imana y'iki gihe. Ubwo bubasha rero buracyamuha ubushobozi bwo kubabaza abantu no kubaremerera. Ntabwo twakwepa imibabaro. Yego. Igikurikiraho cya kane cyashimishije cyane. Haleluya. Abashaka kuzahana n'ubwiza na Kristo bagomba kwemera gusangira nawe imibabaro. Imana ishimwe. Ngo kuko niba tubabazwa nk'uko Kristo ashaka, bitegure kuzahananwa ingororano n'ubwiza nawe. Haleluya. Haleluya. Ntabwo rero abantu biyemeje, yarabivuze agiye kugenda mu ijoro, aravuga ngo ndagiye basize mu isi, ariko ndagira ngo mbabwire ko isi itazabakunda. Ifite ikintu. Haleluya. 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 Ifite impamvu zituma isi itabakunda. Iyo muyibamo gutya, mufite uku kwizera, mufite aya mahoro, mufite ibi byiringiro, mufite iyi nyifato, bifite ibintu bibangamira isi. Isi birayize. Haleluya. 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 Iyi miterere bene uku kwizera kuri mu bantu gutuma Yesu akora ku muntu wavutse ari ikimuga gakira. Yego. Ari afite ubuhumyi bwo kutabona akabona. Uku kuje n'isi. Kuko isi ntikumva, ntigusobanukiwe, ntimenye izi, turaza kubireba. Reka iyo ngiye gusoreza. Isi ntimenya bene izi mbaraga ibanga ryaza aho riba. Ihora yibaza aho riba, ishaka uburyo yarimetiriza, ariko n'imbaraga zitametirizwa n'isi. Yego. Yego nukuri. Yego. Icyanyuma ngiye gusorezaho nacyo kinshimisha cyane, nuko kubabazwa kw'abantu n'imibabaro y'abantu ni umusemburo wo gukura. Yego. Ni umusemburo wo gukura mu kwizera. Iyo umuntu atagize ibyago ngo imibabaro kumwica imukure mu gakiza, kuko gupfa ko ushobora gupfa wishwe n'imibabaro wahuye nayo, ariko ugapfa unesheje. Na Yesu yishwe n'urupfu, yishwe n'abantu, ariko apfa anesheje. Niyo mpamvu urupfu ubwarwo ntabwo ari igisobanuro cy'uko umuntu yaneshejwe mu bigeragezo. Umuntu ashobora gupfa ari umutsinzi, kimwe n'uko umuntu yarama yatsinzwe. Yego. Yego nukuri. Rero amakuba yo mu isi, intambara zo kwizera duhura nazo, tukaze tuzijugunya, kuko ni amahirwe biduha yo kuzamuka, yo kugira maturite, no kubaka ubuhamya, kugira ubuhamya dutanga buva mu kugira ibitugerageza n'amakuba y'isi. Reka mbabwire icyo dusabwa nabonye muri aya magambo. Bibiliya yavuze ngo Yesu yababwiye ngo no. Iki kintu mu gitahane bene data, no. Ntabwo ari icyaha cyabiteye, ahubwo biraduha amahirwe yo gukora. Duhindura imitekerereze ituma tubasha kubona amahirwe yo gukora. Tumaze iminsi twiga ku bintu byo gukora mu buryo dufite icyitegererezo. Reka dufite icyitegererezo. Yego. Yego. Kuko Kristo twigana, Bibiliya iravuga ngo tumutumbire, kuko ngo yihanganiye imibabaro yari imushyizwe imbere,
Hallelujah. ibyishimo yabonaga byacu Yego. akaba azi ko tuzanyura muri aya makuba ameze gutya turimo duteraganwa genda isi ntitwumve Hallelujah. abaturage Hallelujah. bakatwanga Yego. tugashyiraho abantu bakadushyiraho tugasa n'abantu batagira igihugu tugasa n'abantu batagira gakondo Yego. ariko tugakomeza tugahamya Imana tukavuga imbaraga zayo tukavuga icyubahiro cyayo tugahanurira amahanga tugatanga ubuhamya yuko Imana yacu ikomeye Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. uko guhindura imitekerereze sinzi nuko nyine reka ngarukiraho utuma tureba ibintu mu ishusho ya Yesu Yego. kuko ibyo si ubwenge karemano ahubwo umwuka w'Imana ni umwuka wa Kristo muri twe utuma tubibona mu Bakorinto amagambo ndayakunda cyane mu Bakorinto ba mbere igice cya 2 niba ndibeshye umurongo wa 12 yaravuze ngo twebwe ntitwahawe umwuka w'isi ngo utuma tugira ubwoba ahubwo twahawe umwuka w'Imana utuma tuhishurirwa iby'Imana ishaka. Amen. Ninde utuma niki gituma tumenya ibiri mu mutima w'Imana aravuga umwuka w'Imana uri muri twe. Hallelujah. Utuma kuko nta muntu ushobora kugira ububasha bwo kumenya ibyo ndatekereza ngo adafite umwuka w'uwo muntu muri we. Imana ishimwe. Twebwe dufite gutekereza kwa Kristo tubona ibintu mu ishusho Kristo ashaka. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Niba rero dushaka gukora ibinyuranye n'iby'isi irimo kubona twigane Yesu tugira ibitekerezo bya Yesu twemerera umwuka wa Yesu Kristo atuyobora. Icya kabiri dukuze umuco wo kumvira. Yego. Kwizera kudafite kumvira ntikubaho. Kwemera kutagira kumvira burya natekereje nsanga kumvira nibwo buryo wakwerekana ko wizeye. Yesu amaze guhura n'uyu muntu Bibiliya yavuze ngo atoba ngo yegeranya umukungugu hanyuma ngo aciramo amacandwe ngo atoba kondo. Yego. Ngo mari gutoba kondo ngo agasiga ku maso y'uyu muntu. Haraho nasomye haravuga ngo aramubwira ngo ujya mu kidendezi cy'Isilowamu ngo uje koga. Ibyo bintu birebye mu bitekerezo y'aba bantu y'iki gihe nibaza ko abantu bari hano mu mahanga umuntu wocira undi ukamucira ugacira nk'amacandwe hanyuma ukavuga ngo ukayasiga undi muntu urubanza aho waburanira nzi ko waza uwo mugozi waza upfa. Ariko Yesu ngo aramubwira ati ubu nguhaye ubugingo bwanjye ubu nguhaye ubuzima fashe uturemangingo twanjye. Yego. Ntugushizemo. Ngo yagiye miles 2 miles kilometero 3. Reka koko abantu bamubonye arimo kugenda babafashe umuntu ukoraje ibintu yisize ku maso n'ibiki ibintu tubamo abantu batabyumva babyinterpreta kwishi bakabyibaza kwishi bakabiha ibisobanuro bishakiye ntabwo twababuza abo tugomba no kubahamagara. Niba hari abamusetse mu nzira ntiyabumvise iwe yari afite ijambo rimubwira ngo jya kuri Silowamu ugere kuri Silowamu hanyuma woge. Hari ahantu dukeneye kujya ku kidendezi Yesu yafukuye cy'amaraso ye hanyuma tukoga. Hallelujah. Icyo cyatumye muri ninja avuga ngo ngwino ku isoko wamutindiwe cya bugufi wihana ibyaha arakubabarira. Yego. Ikintu gikomeye nashaka kuvuga ni ukumvira umuntu kwatumye agenda iyo ntera yose hanyuma habe nubwo yari kuba hagufi ngo arakaraba uko ahaye akaraba ko amaso ye arimo abona. Imana ishimwe.
Imana ishimwe. impinduka zirimo ziba mu buzima. Amen. Yego. Guhinduka kwacu n'ubwiza n'igikundiro cy'Imana muri twe bisaba kurya ibintu byiza cyane, bisaba kumvira icy'Imana idusaba gukora. Icy'Imana idusaba gukora kirema guhinduka muri twe. Imana ihimbazwe. Uyu muntu ngo yavuyeyo ngo aseruke mu bantu bavuga uyu muntu niwe cyangwa siwe. Amen. Haleluya. Bakavuga ngo niwe, ngo abandi bakavuga ngo ya ngo ntabwo ari wowe nawe. Yego nukuri. Haleluya. 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 Reka nje ku cya gatatu kuko nzi ko umwanya wanjye atari munini. Icya gatatu nakunze kandi dukeneye gukora ni uguhamya imirimo y'Imana yakoze mu buzima bwacu. Imana ishimwe. Dukunze gutanga ubuhamya, ariko dukeneye guhambiriza isi, tumenyesha isi imirimo y'Imana yakoze. Yego. Arababwira ngo arababwira ati ninjye, kuko bamwe bazavuga ngo niwe, abandi ngo siwe, icyo akora asa nawe. Yego. Azamura ukuboko ngo arababwira ngo ninjye. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Baramubaza ngo bikugendekeye bite, tubwire uko bigenda. Haleluya. 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 Arababwira ati sinje muri kundeba sinje. Haleluya. 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 Amen. Sana sana sana. Haleluya. Haleluya. Barababwira ati nimundebe sinje. Hari umuntu witwa Yesu waciriye amacandwe mu itaka, ukuboko kwiwe arayatoba ayasiga ku maso, arambwira ngo ninjye kuri Silowamu. Ubu murimo mumubona mvuye Silowamu. Uko niko nakize. Haleluya. 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 Amen. Bene ubwo buhamya ngo bukunda guhagurutsa imyuka mibi. Mu gihe abandi bari mu mashimwe, abafarisayo ngo barahaguruka ngo baravuga ngo ariko ibi bintu bibaye ni ibiki, mudusobanurire. Kuko ngo bahise bafata wa muntu ngo babushyira abafarisayo ngo ngahe nimuvuge. Baravuga ati ko ibyo tubwire byagenze gute. Abasubirirayo amakuru. Ngo baravuga bati ariko uwo muntu si uw'Imana. Baravuga ngo si uw'Imana. Ntabwo yari yakoze ikintu udashobora kuvuguruza. Yego. Yego. Buriya abantu ntibatazabaga bemera ibyo tuvuga byose kuko ari byo tuvuga mu kwizera, ariko dufite ibitangaza bitavuguruzwa utahinyuzwa, ariko uhagazeho idahinyuzwa. Hanyuma ngo uyu muntu ibi se nibyo, ngo hagiti nibyo byagenze bati n'uyu muntu ntabwo ari umukiranutsi, ntashobora gukora ibintu, ntashobora kwipermeta gukora ibintu ku isabato. Barababwira ati jewe nari impumyi sinzi ibintu byinshi, ariko amagambo numvise aravuga ko umuntu adashobora, umunyabyaha Imana itamwumva. Yego. Ngo none baramaze ngo none se wewe muri buze ko umunyabyaha Imana itamwumva, wowe uvuga ko ari iki? Barababwira ati ariko jewe ndabona ari umuhanuzi. Haleluya. 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 Baravuga bati ntidushobora kwemera. Actually ikibazo ngo cyari uko yakoze akazi ku isabato. Yego. Gutoba kondo. Mwumve iyo abantu babaye abayobe, ndibukumva abantu benshi bari mu gusa n'abahengamira mu bintu bayobera ku nyuguti ntoya gusa. Uziko abantu bose bavuga ngo gutoba kondo ku isabato ni umurimo. Nukuri. Ngo yatobya kondo ku isabato, ngo yishe isabato, ngo kubera ko yatobya kondo ku isabato. Ukavuga ngo gukira ntibyari mu itegeko ry'isabato. Kandi isabato itazana agakiza, itazanamo gukira. Iyo sabato ikeneye kwibazwaho.
Yego rwose. Yego rwose. Yosuwa yaranditse niba ntibeshe none umwanditsi w'Abaheburayo aravuga ngo niba isabato tutaraduhaye kuruhukira ntabwo yari isabato twari dutegereje. Yego rwose. Yego ni ukuri. Ngiye gusoza mvuga ibi bintu ngo baramubwira ngo ibyo bintu ntitubyemera nimuzana ababyeyi be bahamye n'ibyo umuntu arimo kuvuga ukuri ngo bariruka bajya kuzana ababyeyi be ngo bari bamaze igihe gito bashyizeho itegeko rivuga ngo umuntu uzahinyura isabato uzamuca tumukure mu isinagogi. Ababyeyi baza bafite ibyishimo nabanje kubagaya ndavuga n'aba bantu n'abaswa kabisa kuko ngo baravuga bati twebwe icyo tuzi neza ni uko uyu mwana ari uwacu. Yego. icyo turakibahamiriza. kuba yaravutse ari impumyi nabyo turabyemeza. Turabyemeza. Ariko icyo gukira n'uburyo yakize timutubaze. Ni ukuri. uyu mugabo ni mukuru afite ubuhamya. Yego. Haleluya. abasha kwitangira ubuhamya ibyo twemeje n'ibyo ariko ibyo gukira ntitubizi. barasubira ariko ntitubizi dusubiriremo wa mugabo wakize ute. barababwira ariko ko muhe mumbaza cyane murashaka kuba bigishwa be. Amena. Amena. barakara baravuga ngo reka tumusunikire hanze. aha hantu niho nabwo ngiye gusozereza amagambo abiri ya nyuma. dufite ibintu nababwiye ngo isi ntitwemera kutwentegera. Cyo kijamo ni kinyamahanga ariko nurashaka kinyarwanda kinyamurenge n'ikinyarwanda kiza nabivuga isi ntishaka kutwakira. Yego. Ntidukwirwamo ibyacu bijyamo ngo bibemo. Ni ukuri. iyo itatwakiriye rero iraturejeta iraturuka. ni nka yafi yamize Yona. Yafi yamize Yona imugezemo imbere ntiyabasha kumudayigestinga ntiyabasha iramuruka. rero rata ntimutinye nubwo isi yatwanga hari igihe itatwiyegereza kuko ntibasha kutwuza ni ukugira ngo utese ntibasha kutudigera ntibasha izajya idute ariko Bibiliya yambwiye ngo bakimuta Yesu aramusanga. Haleluya. 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 Hora Yesu aramusanga hanyuma Yesu ngo ahuye nawe baramubwira ati bigenze bitatu barantaye. Amen. Bagusukiye hanze baramubwira ati umva wa mugabo amini tu. Haleluya. Amini tu. Haleluya. Tu akituchukia tutaamini tu. Muda kitambo na tena jua litanga. Mbingu zikiondoka nchi zikitoweka aminiye ataona. Haleluya. Haleluya. Zinadumu. Haleluya. 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 Soze mbabwira iki kintu. Yesu agiye gusoza uwo murimo ku murongo wa 37. Yesu amubonye no 35. Yesu yumvise ko bamusunikiye hanze aramusanga. Aramubaza ati ese wizeye umwana w'Imana? nawe aramusubiza ati nizeye ibitukera. Haleluya. 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 wari hehe ngo mwizere? Haleluya. Haleluya. Yesu aravuga ati nazanywe mu isi no gutegeka kugira ngo abatabona barebe bahume. Imana y'Abafarisayo baraho bahe bamwumva bati uvuze gute?
urashaka kuvuga ko tutabona? Yesu arababwira ati yiba nyine mwabaga mutabona. ni ukuri. Atari ku kibazo nuko muvuga ko mubona ariko amaso yanyu atabona. Yego. Naraje kugira ngo abahumye babone, abiyita ko babona kandi batabona bazarushaho guhuma burundu. Bene data, ndashaka gusoza mbabaza ngo mbese murabona? Turabona? Yego. Turabona ko nubwo tugoswe n'amakuba ariko dufite amahirwe yo gukora. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Mana yaje imbaraga zikomeye.